Twongere tubasuhuze ngendereje Mark Ruti nk'ibisanzwe ndi kumwe na Damien Nkaka turacyari kumwe hano mu mujyi wa Kigali turi guhumeka neza kuka ka Kigali turimo turumva n'akazuba keza mbega tumerewe neza Damien meze neza cyane akazuba keza kiwacu muka mwiza abantu bari mu mirimo yabo mukabigira Imana mwe iki gihugu rwose kiraryoshye cyane umugabo witwa Gasore ngo ni umubeya Damien rero nkuko bizi ntago duhura gusa kugira ngo tuzuryoherwe n'amahumbezi ariko tunaboneraho tugaterera rimwe tukica inyoni ebyiri tugatanga n'ubutumwa tukigisha tugahonora kugira ngo turebe ko aba bahanyama twanduriza igihugu bahonoka bagatsindwa. Reka tugaruke ku muntu witwa ngo ni Profeseri Basabose Filipo aba muri Canada hari iwanyu mu Rwanda rwiriya ariko ni wa muntu uzwiho n'umuntu witwa ko yarokoze jenoside yakorewe Abatutsi ariko afite urwango rurenze rw'interahamwe ufite urwango ruteye ubwoba ahubwo ikintangaza ni kimwe n'urwo rwango yanga igihugu yangananye no mu byahise yangana n'abavandimwe bese ni ikintu kibabaje. Uyu muntu abantu badukurikiye bazi ikintu cyitwa ngo association igicumbi ni igicumbi cy'indashima ngo zitwa ngo ni iz'abarescape zirirwa zanduza igihugu zinasebya inkotanyi zazirokoye Damien. Abo bantu abenshi hano barokowe n'inkotanyi zibashyira mu ishuri cyane cyane uyu Basabose abantu barabizi ko arizo zamwohereje ku ishuri aragenda ariga araminuza arangije aho gutaha ngo yiture igihugu ibyo cyamukoreye aragenda ajya kwangara muri za Canada yigira icyo ntazi nk'uko abantu babizi aho bibera kaga nibyo nahoze mvuga ni kuba igihugu cyamuhe buruse akajya kwiga ni uburenganzira bwa ko igihugu cyamuhisemo nk'umuturage usanzwe igihugu agomba kujya kwiga akagaruka akora igihugu natanashobora kwishyura igihugu icyo cyamutanzeho kwitura igihugu ni urwango ni amatiku ni ugusebya igihugu ni ugusebya inzego z'igihugu ni ukutobera ukandira mu gitoze Abajenosideri yakorewe Abatutsi bavandimwe be aho tubiherukira niba yarakiri wa mugabo muzima ntabwo bibabaje cyane ariko rero yagumye kumenya nibura akagira uruhare na rutoya rungana dutya ku babyeyi be umubyeyi we nyina uhari n'ubundi bavindimwe yaguye nibura ibyo by'igoga bireke ariko yita ku muryango we kuko niyavugira abakite ku icumi ya jenoside atita kuri nyina bavindimwe. Ni ikintu kibabaje Damien kubona umuntu witwa ngo ni profeseri cyane uhembwa amafaranga angana n'ayahembwa muri Canada cyane ariko adashobora no kugira igitenge agurira nyina akaba atunzwe na leta hano mu Rwanda imwitaho umunsi ku wundi iri kumushajisha neza igihungu cye kirimo cyandagara muri za Canada gituka mu matiku n'amateshwa n'ibintu bigayitse cyane. Noneho ubwo abantu badukurikiye bumvise Basabose ngo ninde bumvise n'icyo gicumbi ayobora ishingiro ryacyo ni hehe ni mu matiku ni mu matakaragasi ni ukwitura inabi inkotanyi zabagiriye neza n'abatindi muri rusange ntabwo turi batindi ahubwo tugaruke mu kuba uyu muntu wiyita umurescape wa jenoside nakoreka twe kuvuga ko yiyita kuko n'umurescape wa jenoside umuntu w'umurescape wa jenoside utinyuka gutagatifuza Mbanda Jean Mbanda ngira ngo twamuvuzeho mu kiganiro duheruka gukora abantu baramwumvise Mbanda utagatifuza Abajenosideri Mbanda wita interahamwe ngo na imfura abavandimwe bose abavandimwe ariko no gutamenya agaciro kuko umuntu witwa imfura baza agaciro k'imfura iyo ariyo imfura ni inyangamugayo imfura ni itabara abandi imfura ni ivugisha ukuri imfura ni iganira mu bandi akubahwa ariko Mbanda na Basabose ntabwo ari imfura ntabwo ari abantu bo kubahwa ni abantu bagayitse cyane kuba rero Basabose ashimangiza Mbanda kuko ndabizera n'inshuti bahoze no mu bigarashe n'ubundi na kiriya gicumbi ubwacyo gifite inkomoko mo hariya ni ibyo ngibyo ntabwo bahuje imyumvire yabo bitwa ko ari abantu mu by'ukuri bahigwaga kirya gihe uyu munsi nawe ubahiga njya nicyo kibazo ariko tujye tuvuga buri gihe
musebye igihugu, musebye inzego z'igihugu, ariko igihe cyose muzarekera ibi ngibyo muzaza igihugu kizabakira. ibyaha ikibazo irakiriga igihugu kizabakira. Kuko birababaje cyane bana mudukurikiye, munabyumve kubona umuntu w'umuresikape wa jenoside afana abantu basingiza abajenosideri. Niyo yandambi ituma umuntu ashira impumuro akibagirwa icyamwirukankanaga. Niyo twavuze ko Mbanda rwose ndabivuga mbisubiremo, Mbanda ntabwo yigeze arokoka jenoside kuko we abahigaga abatutsi ntibamuhize, baramuhetse bamukingira ikibaba, baramurengera. Twabivuze kare no minsi ishe turamuvuze. Ahubwo uyu nguyu Basabose ni ikihe kibazo afite n'abaresikape ba jenoside yakorewe abatutsi? Ni ikihe kibazo afitanye nabo? Kubona ashyigikira Mbanda uhamugisha abicanyi bamaze abantu, nawe muba bahemutse nawe arimo bageze impfu. No kandi akemera ko ngo ari igicumbi gishigikira ngo abacitse ku icumu jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo bintu murabyumva abanyarwanda, kubavuga abantu nagore kubibasira no kubasubiza ibyo bavuga kandi ukabashyira mu mwanya wabo ubakwiye. Ni umwanya tubashyiramo, ni umwanya ugayitse, ni umwanya w'igisuzuguriro. Nibyo ngibyo, ni umwanya w'igisuzuguriro. Basabose rero uri icyasha muri sosiyete nyarwanda. Basabose uri igisebo. Basabose sinzi ukuntu umuntu yakwita kubona imyaka yawe ushobora kwifata witwa kuri umuresikape wa jenoside ukaba usingiza abantu barata abajenosideri. Biragayitse cyane, bita binagaragaza na cya gicumbi uyobora ko ishingiro ryacyo ari ntaryo. Uri igisebo, uri uwa feke, abantu bakumve bamenye kuri feke. Afite igisuzuguriro, aragayitse. Nibyo byonyine nibyo tuhavuga, kandi tumuvuze uko ari, ntawe tubeshye, tutanamusebeje, kuko no muri gisebo kiri niwo bwita asebeje, yari sebeje. Igisebo kiri kuri we. Nibyo ndamiye abantu nk'aba ngaba tujye dusoza twigirira inama babumva. Yego, iyo twavuze navuze ntabwo tubibasira, tubabwira ibyo bavuga by'amafuti kandi bibasuzuguza ubwabo. Nta munyarwanda bisuzuguza ibingibi bavuga, nubwabo bishiraho ahantu habakwiye mu rusuzuguriro. Basabose rero ni igicumbi cyawe. Byibura murinda shima byo birazwi, muri abana b'Ingayi, ariko byibuze wagombye kubushimira leta ko yita kuri nyoko byarakunaniye kandi uri professeur cyane. Uri igisebo rero, uri umuntu wa feke. Abakukurikira bamenye ko uri icyasha kandi birinde kugutega amatwi kuko uri uburozi, uri virozi. Damien, reka dushimire abantu badukurikiye cyane. Dushimire n'abakurikira The Future TV, abakurikira Damien Nkaka. Nta kindi tubasaba ni subscribe. Murakoze cyane. Makagira Imana.